nabonye yarakoze imyitozo ariko nabonye yiruka cyane ndetse ari kwike mu gutsinda ibitego. Uyu rutahizamu Axel reaction abonye z'abareyo mbere na mbere kuri izi video zavuye mu nzove ku munsi w'ejo zari zimeze gute? Abareyo bishimiye kuko rutahizamu burya ngo umutoza yabanje bari gukina Decan yabanje kumukinisha muri equipe B. Urumva kumukinisha muri equipe B kugira ngo arebe uburyo bw'imikinire ye na cyangane na equipe ikomeye na equipe ikomeye ahangane na defense ikomeye. Agira gutya attempt ya mbere acomeka umupira mwiza cyane ngo yeriminiye abantu awushyira kwa Bedi cyangwa kwa Sana n'umwe muri abo Asana ngo biramuyobera. Indi ya kabiri barazamuka barayidepoza ku gituza ebana umupira uca hanze gatoya, ariko uburyo bwa gatatu bwarisha umuzamu yerekuyemo ikintu. Umuzamu yaryamye akoza imitwe y'intoki biranga kapasita yerekuye uruntu inshundura ngo zari zicitse. Umuzamu umutoza ahita amukora mu ikipe ya kabiri ahita amuzamura mu ya mbere aravuga ati wowe action nkeya mbonye uri ku rwego rwiza. Yaragejeje kubaza abakurikiye imyitozo ku munsi w'ejo bakayireba yose, bambwiye ko ngo ari umukinnyi ku kintu cyitwa physical readiness, kuba afite imbaraga zimwemerera gukina game. Ngo ejo haramutse hari match nk'iya derby ngo yabanza mu kibuga like ngo ari fit nk'uwakinnye ejo, ngo ari fit nk'uwakinnye muri weekend ishize. ubone ngo hari ibintu bitatu yujuje, ngo ari fit bitarabaho ngo ameze neza pe ku bantu bambaraga hari ibintu bitatu ngo afite kandi biranga umwataka. uvuga ngo ni umwataka urekutse muremure, ntabwo ari bya bintu by'ibisore bibyimbye, ni muremure ariko ufite umwitozo. Ku bantu bibuka Kasirye taye Kasirye Davis Kasirye nawe muri ya yasimbutse biragorera kujyambinga akagusumba kubera ko nta biro byinshi bimubuza gusimbuka. Hanyuma yamara gusimbuka afite control pe, ashaka gukira ku gatuza nkube wabona n'uburyo ikorona n'akaboko. uvuga ngo iyo ashyize ku gatuza kubera ko afite amaboko maremare nk'umukinnyi muremure, ntabwo ubona aho wowe waca nk'umudefanse akashyira ku kirenge ubundi agakina agahita yiransa mu mpande kuko bavuga yahaga ba Asanana n'abandi bari ku mpande bakanama asiti ari nk'asiti Asanana yamuhaye ejo mu myitozo. Hanyuma ikindi kintu buriya abantu bashobora kuvuga ngo yatsinze mu myitozo, ariko ndagira ngo mubwire ko hari abakinnyi muri Riyo nka Abdoulaye Diallo nta gitego nigeze mbona atsinda mu myitozo. Imyitozo nyine narebye mu nzovu Abdoulaye Diallo navuye nta gitego atsinda mu myitozo. Muri shampiyona so kirimo muri shampiyona n'ibindi ushobora ngo ni mu myitozo yatsindaga. uvuga ngo ureba sanse y'izamu, uvuga ngo igitego kigomba kujyamo asanga agira bite nk'izagarira inteko aragateka ngo mu myitozo ntiyajya agatera mu izamu ngo nuko mari ibitego kose yarabitsinze niho batandukanye. uvuga ngo we uyu Shaza kuba kirinike byizamu bya bitego by'amatapin ya mitwe yo gushyiramo, ariko mukagira ishoti ku kaguru ariko ni ikibazo gikomeye cyane muri ba rutahizamu dufite hano mu Rwanda. Icyo kintu uvuze cyo kwa clinique cyangwa se Abafaransa bita efficacité, ni ukuvuga ngo bwa buryo buke ubonye ya mahirwe ubonye uyabyaza umusaruro gute. Byibuze muri baro ebyiri imwe ushobora kuyidepoza mu izamu ushobora gutsinda. Ni ikibazo dufite mu busatirizi ntabwo no mu Rwanda gusa, kandi uburyo bw'imikino hano mu Rwanda bugereye uburyo bw'imbere y'izamu cyane. Hanyuma wenda tube kuri rutahizamu za reaction zakurikiye nabonye bari bamuvuze cyane zakurikiye imyitozo ye hariya mu nzovu rwakinaga nyine igisa na match. Gusa ari ikintu abareba bifuje abakinnyi bari kuzana Rayon Sport ifungura imyitozo wenda yishyuza abafana bareba abafana kumva ngo Shadrack yaje ataramubona kandi wenda atuye naho mu nzove atajya ngo murebe ikibazo bamwe bati wenda bakwiza bitaha hanyuma ibe tubwire nanone muri Rayon Sport ntabwo nifuza ko tutindaho cyane ko tufite dossier ya Peri turaza kuvugaho bimeze gute bya Ntarindwa Aimable ko bivuga ko yagiye mu myitozo ariko akaba atarasinya atatangazwa. Aimable Nancy wamukura bimeze gute ibyo muri Rayon Sport? Ntarindwa amaze iminsi 2 akora imyitozo muri Rayon Sport anambaye jezi rwose ku bantu mubona bigaragara ko bisa naho byamaze kurangira muri ikipe ya Rayon Sport. Ntarindwa rero nk'uko twabivuze yari yasabye miliyoni 12, ariko Rayon Sport imubwira ko itarenza miliyoni 8 ku mukinnyi uvuye i Huye w'umunyarwanda. Baravuga bati turasinya imyaka 2 miliyoni 8
aragenda bitekerezaho, ariko umutoza Afande Lotfi niwe wamuhamagaye amubwira ko we yabaje mu myitozo kugira ngo akomeze no gupushinga kijyanye no kugira ngo yishyurwe, ariko igihari ni kimwe, we yamaze kwemera za miliyoni 8. ahubwo Rayon Sport icyavuga iti ntabwo tuyafite aka kanya, dore twaza tuyaguha igihe twaba twayabonye, ariko ukaba gukora imyitozo uticaye nka umuntu ufite mu bitekerezo. ubwo rero Ntarindwa nawe kugira ngo agaragaze ko byanze bikunze ashaka Rayon, hariho abakinnyi bari bazi kujya mu myitozo batarishyura nka Rushema Chris yari yavuze ngo mutama yanjye ntabwo njyamo, ariko Ntarindwa we yemeye kuza atarahabwa amafaranga. gusa nyine nawe bisa n'aho hari ikibazo kigiye kugira ngo atangire gukina noneho nk'umukinnyi wa Rayon Sport ubifitiye amasezerano, kubera ko harabura amafaranga make yo kumuha, ushobora kuba bamuhaye 5 zirashaka bakazimuha nyuma, gusa nyine miliyoni 8 zo baraza kuzimuha. uwo ni Ntarindwa. indi nkuru iri muri Rayon Sport, hari umurebe wanyohereje chat yo kuri Instagram yavugana na umwe mu bantu bareba indani, avugana na Yabonga, yanyohereje iyo chat ejo abaza Yabonga yazagera muri Rayon. avuga ko rwose ngo nta kibazo na kimwe kirimo, ngo arimo aragaruka. Ayabonga dosiye imeze gutegurwa muri Kigali. Ayabonga bagize ibyago muri famiye yabo, bapfusha umwe mu bantu muri famiye, ubanze ni mama we niba nibuka neza. ejo rero nibwo bazakurikira iyo, ejo kuwa gatandatu bari muri Afurika y'Epfo aho batuye. nyuma yo gukurikira iyo ku cyumweru nibwo bazafata indege ngo nyuma y'ikiriza Kigali kuwa mbere azaba agize Kigali. imyitozo kuwa mbere nta gihindutse azaba ari mu nzovu, kubera ko buriya Ayabonga ajya kugenda byasaga naho yasezeye abari mu mutazagaruka. ariko Rayon Sport yareba isanga kubona undi mutoza wa physique uri ku rwego rwa Ayabonga Yebitsa utanahenze cyane, ko Ayabonga bamurengereza 2,000, polisi ko bamwongeje bamuha miliyoni 2, ntabwo ari 2,000, bamuha miliyoni 2 niba nibuka neza, ntabwo ahenze. kugera no gutekereza kuzana undi ibyo bisa naho byari kugorana, ariko nyine n'ubwiza yaramaze kugeza abakinnyi Ayabonga yahari ubona ko menyerana update baduhaye kuri Ayabonga muri Rayon, tubiye ko azagera kuri 13 kuwa mbere azakoresha imyitozo. kuwa mbere nta kibazo cy'umutoza wa physique kiri muri Rayon Sport. uwungirije se ni ikibazo kiri. yego uwungirije rero umva kuri ikibazo gikomeye cyane mw'abantu. uwungiriza Lotfi perezida ubwo yivugiye ko uyu mutoza witwa Azuzu Lotfi nta masezerano bafitanye rwose, no kujya mu myitozo ariho gufasha mugenzi we wamuzanye, cyangwa se by'ubushuti nk'abantu babona kuri hoteli. Perezida arabisobanuye, abanyamakuru baramubaza bati ko aza yambaye umwambaro n'ibirango bya Rayon Sport, aravuga ati ariko ashobora kuba ariko birani pro ndetse ekipe birani pro kuko ku kibuga cy'indege Lotfi yavuze ko ari umutoza ari mu myitozo, ari gukoresha imyitozo yambaye ibirango bya Rayon Sport. we yavuze ko ngaba yanze kumusiga kuri hoteli we. none se ko iyo ubwo abantu bose batazira kuri hoteli inshuti yawe kutazanye se babana kwigana. Lotfi ku kibuga cy'indege we yari baza ko bazanye bombi, yahamije ko ari umutoza cyane. ubu rero bimeze gute? uko bimeze rero ntabwo yiteguye gukora n'undi mutoza utari Azuzu Lotfi, kuko havugwaga Haruna Feruzi n'ubundi niwe bamaze kumvikana Burundi watozaga Vita, ariko Lotfi akavuga ngo njye nta wundi muntu tuzakora, niba koko nta wundi mutoza mutasha ku buryo mubigenza kugira ngo dukorane. we atekereza ko ariko tekereza ko byerekeye ibe niba nese mu masezerano ya Lotfi asinya yasinya kandi usizanira abungiriza cyangwa ni Rayon Sport amabungiriza biba biri mu buryo ibyo ngibyo byo kumvikana wizanira abungiriza n'ibyo bintu abatoza basigaye babyumvikana. ntabyo bumvikanye, barabyumvikanye, ntabwo Rayon Sport yamuzaga umwungiriza. akindi kandi banabyumvikanye na Rayon Sport ntabwo yanze Azuzu Lotfi. ikibazo ni cy'ibyangombwa, ntabwo afite lisansi A kandi niyo ikeneye kugira ngo abayobozi baje umutoza wa Rayon Sport none se ubwo urumva atari kuburana ibyemezo cyangwa se ibitekerezo bye aba yumva bigomba ariko abyinjira mbere uko bamuri ukora ntabwo urafite umuntu utavugirwaho ntabwo urafite niba ariko nabonye niba Rayon Sport izakina CAF Confederation Cup, iteko rikaba rivuga ko abatoza bombi bagomba kuba bafite ibyangombwa runaka. niba atabyifuza amakuru ngo bigiye gukemuka rero, amakuru ngo bigiye gukemuka ku makuru namenye bagiye gufata uyu Haruna Feruzi uvuye muri Vita, kubera ko we afite afashe Rayon Sport mu mikino mpuzamahanga, ari naho nyine akenewe. Urabizi ko bakina imikino mike
ngo Bakinnye nyine byinshi. bazasa naho bakina basinya byabura erega ibe ari igihe reka nkwe nk'urugero muri shampiyona azuzura none se imbere reka nkwe nk'urugero ko Rayon Sports ishobora gukorifayinga mu matsinda amatsinda akamara amezi 5 amatsinda ni sezo yose. ibi nk'ari sezo yose bizagenda bitoba gusinyishikira kandi niyo target ya Rayon. ngo n'ubundi mbese izindi depanse zitari ngombwa depanse zitari ngombwa baba bahari ari babiri ni depanse zitari ngombwa yagera baba bahari babiri ibyo twibazaga rero by'imyitozo ndabona ubuyobozi bwa Rayon Sports umuvugizi wayo Ngabo atubwiye ko imyitozo y'uyu munsi ifunguye abanyamakuru barareba imyitozo abafana bahawe ikaze mu myitozo ku nshuro ya mbere saa 9 zuzuye abafana kwinjira 3 ahasigaye hose 5,000 VIP bitatu iwacu Musanze bari VIP y'amacu bitatu regira bitanu hasigaye hose mujye kureba abakinnyi banyu mu nzove.